أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. Imana subhanahu wa ta'ala iratubwira muri Qur'ani isura ya gatatu Ali Imran aya 144, aho Imana yabwiraga abasahaba ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ababwira ati mukuru wa Muhammad kandi ntacyo yari cyuretse ko yari intumwa y'Imana nk'izindi zamubanjirije. Ati wa Muhammad aramutse apfuye cyangwa akicwa, ese mwahindukira mugasura mu buhakanyi? Kandi uzahindukira amenye yuko ntacyo bizatwara Allah, kandi Imana Allah azagororera abamushimira. Bavandimwe rero, iyi aya tugiye kurebamo ijambo afa imata au qutilan qalabitum. Wa Muhammad naramuka apfuye cyangwa akicwa, ijambo au cyangwa, tukibaza tuti se nibyo koko Imana ikoresha ijambo cyangwa? Utuzi ko cyangwa bikoreshwa mu guhitamo cyangwa se mu gukekeranya hagati y'ibintu bibiri. Urugero twatanga kugira byumvikane neza ni nk'umubyeyi uri isafari ku rugendo akabwira abiwe mu rugo ati nzaza ku wa 4 cyangwa ku wa 5. Bivuze ngo umubyeyi arimo arakekeranya hagati yo ku wa 4 no ku wa 5. nta munsi uhamye azi neza kuko arakekeranya. Ese koko no ku Mana niko biri? Imana iratubwira muri Qur'ani igira iti ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ayatul kursi. Imana izi biri imbere n'ibiri inyuma y'ibiremwa byose, izitangiriro yabyo ndetse n'iherezo yabyo. Bivuze ngo Allah subhanahu wa ta'ala yarazi amaherezo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hatarimo gukekeranya. Uko tuneja afa imata au qutila, Imana ari bizi neza hatabayemo gukekeranya, kuko Imana ntikekeranya, kuko izi byose byuzuye neza. Turebe abamufassiruna bino aya Qur'an aho basona ijambo au ariyo cyangwa mu Kinyarwanda, baratubwira bati laysat litakhyir bayna amrayni, ngo ijambo Imana akoresheje au cyangwa nta ntibisobanuye guhitamo cyangwa se gukekeranya hagati y'ibintu bibiri. Wa innama hiya liidrab ay aljazm lilafdh thani, ubisobanuye kwemeza, guhakikisha, guhamya icya kabiri. Kuvuga ngo niba Imana avuze ibintu bibiri, icya mbere icya kabiri Imana yemeje igikurikiraho. Ari naho tugaruka muri aya Qur'ani igira iti ngo afa imata au qutila, wa Muhammadi naramuka apfuye ahubwo azicwa. Ntabwo ari cyangwa naramuka apfuye ahubwo azicwa, nuko abasorezo basoni no Qur'ani igira iti ngo Imana yemezaga icya kabiri kuko yari ibizi neza. Bavandimwe rero, uru rugero rwa au turusanga mu zindi aya za Qur'ani aho Imana yakoresheje ijambo au bakabisonora cyangwa, nyamara ntibyari bigamije cyangwa, byari bigamije ahubwo. Urugero rwa kabiri dusanga muri suratu rwa mbere tureba muri iri jambo au turusanga muri suratu Safat aya y'ijana 147, aho Imana igira iti wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun, utwangoherereje abantu bagera ku 100,000 cyangwa abiyongereyeho. Tujambo au yazid, 100,000 cyangwa abandi bisumbuyeho. Aya Qur'ani tugiye kureba muri tafsir Ibn Kathir juz'u ya 4 safha page 20, aho Imana subhanahu wa ta'ala nako Ibn Abbas radiyallahu anhu asonera iri jambo au cyangwa ibiho abantu 100,000 cyangwa ibyisumbuyeho. Ibn Abbas yaravuze ati wa dhakara an Ibn Abbas annahu kana yaqul ma'ana qawluhu au bal yazidun,
iri jambo Imana yakoresheje ngo au yari igamije kuvuga ati ngo bal yazidun, ngo bari abantu 100,000 ahubwo abandi biyongereyeho, abandi barenzeho. Uraba indi riwaya Ibn Abbas أو أتبقرتي عن ابن عباس في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال بل يزيدون كانوا 130,000 وأهو إيمان يقول شجامبو cyangwa yari igamije kuvuga ngo ahubwo biyongeyeho, ubara abantu 100,000 hiyongeye 300,000. aya ni amagambo rero ya Ibn Abbas asona ijambo au. rero urundi rugero muri suratul Baqara aho Imana yakoresheje irindi jambo au, wa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswa. Imana ibwira abangikanyamana cyangwa se indyarya bafite imitima yabo ikomeye nk'amabuye, cyangwa se au ashaddu qaswa, cyangwa ikomeye kurenzaho. iri jambo nakoreshe ngo cyangwa, nkuko twajya muri tafsiri ya mbere ya Qur'an, Imana ntabwo ibigamije guhitamo cyangwa se gukekeranya hagati y'ibintu bibiri, ahubwo ibigamije kwemeza icya kabiri. Niyo mpamvu ino aya ivuga ngo thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati aw ashaddu qaswa, bimana bal ashaddu qaswa, imitima yabo yari iremereye cyane kurenzaho. Uru rugero rwa kabiri dusanga muri suratu al-Baqara aya ntibuka neza. Rero urundi rugero muri suratu al-Baqara muri suratu aho Imana igira iti bismillahir rahmanir rahim fasbir kama sabara fasbir lihukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Fasbir lihukmi rabbika, ati ye Muhammad ihanganire gahunda z'Imana, kandi uramenye ntukabumvire bariya abangizi cyangwa abahakanyi. Athiman aw kafura, abangizi bikomeye cyangwa abahakanyi. Imana yari igamije kuvuga ati ngo abo ngabo ni abahakanyi. Bavandimwe rero tugarutse kuri aya ya Qur'ani twahereyeho, aho Imana yabwiraga abasahaba ati se afa imata aw qutila inqalabtum, wa Muhammad naramuka apfuye ahubwo azicwa. Aho kuvuga ngo cyangwa akicwa, iyo cyangwa rarisimbuza ushyiramo ahubwo, kuko Imana izi byose, yari izi neza yuko amaherezo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mu gusoza rero tumaze kubona yuko intumwa y'Imana yapfuye yishwe, yararozwe. Madhehebu nyinshi muri Islam zemeranywa yuko intumwa y'Imana yarozwe. Hari avuga yuko uwaroze intumwa y'Imana ari umuyahudikazi yamurogeye mu nyama, hanyuma ubwo burozi bwagiye uko iminsi yashiraga bwagiye bumumunga mu mubiri, bukamumunga bukagira ibyo bumungamo mu mubiri we, aribyo byamuviriyemo intandaro yo gupfa. Hari abandi bavuga yuko intumwa y'Imana yishwe ba'd azwajihi, hari abamuroze. Muri make ikigaragara nuko icyo tubona uko Rasul yishwe arozwe, yapfuye ari shahidi. Abavandimwe rero iyi aya Qur'ani n'izindi usanga bamwe basobanura barimo bagaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala bashaka kumugereranya nk'ibiremwa bye, kandi Imana itandukanye kure n'ibiremwa byayo. Wabillahi tawfik wa hada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu walhamdulillahi rabbil alamin.